abaterankunga baba bakenewe mu bintu byose. ariko hari igihe buriya nka fiyanse wari nawe muterankunga hari Biba igihe ubibonera hamwe ari byo bari byiza ariko Ibyo byose noneho bibonera reka hamwe. mubwize ukuri biba bimeze nka bya bindi twahoze tuvuga by'ukuntu usanga umuntu ari umukene muri famiye sibyo usanga babwira umwana ati nutarya vuba hamagara Patrick abyiriye sibyo ariko biri seri ugiye guhitamo umuntu wabanje kumesa kamwe byaba byiza. niba nyine wahisemo kubana na fiyanse wawe abo sheri nta n'impamvu yo kuvuga ngo mbahe ngo umurongo ngenderwaho ubundi bagendera kuri uwo murongo gute nta relationship mugomba nta busabane ugomba kuba ugirana nabo ariko communication ntago yacika burundu igomba ntese ubundi ubwo muba mukivugana iki niba twavuganaga duteretana nkaba nshatse turavugana iki kindi twari duhuje business se twari duhuje ikibanza se twari dufite twaba tukivugana iki bafite cyane bazihuriyeho wenda aho ngaho kubera ko umwe ese ubu bizagenda gute Imana izabarinda abantu bose ukasabira abantu bahuje cano bakundana. ndabasuhuje niyemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi namwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ndi kumwe na Ketchup mabuja umeze neza uraje utagira ibyo unsukaho ntugire ibyo unsukaho wakagahe ntago waragira oya twakirira umushyitsi iminsi ni mike aha mwintroduce oya turamuha umwanya yivuge n'umuntu mukuru ariko buretse tugiye kwakira ngo ni umukobwa ngo ni umudamu yakoze ibintu byinshi. Ladies and gentlemen, mwese twagiye ahantu mu kigo cy'amashuri ngo bajye kunyakira ngo ni umukobwa ngo ni umudamu yakoze ibintu byinshi ndebye ibyo nakoze ndabibura. tuguhaye ikaze kuri Ketchup TV show. ngiye kuguha umwanya ubwira abantu ukuntu uzi impamvu naze kumuvuga ari ikinyamakuru oya ubu impamvu nshaka kumuvuga nkavuga n'amazina y'umwirangamuntu bitari ngombwa kandi ni umubyeyi mukuru ngiye kumuha umwanya wanze yivuga ubundi bugambo ndabwongeraho nyuma. murakoze nitwa Burabyo Barbara cyangwa Barbara nkaba ndi umutumirwa kuri Ketchup TV show nkaba ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe nibyo so rero iki Romeo vuga rero tugiye kuganira hano Burabyo afite YouTube channel iki kintu mubanze mukimenye mugende murebe harya ya YouTube umva Pod Talk mfite podcast yitwa umva Pod Talk kuri YouTube tukaba dufite na account kuri TikTok amazina nawe umva Pod Talk hose no kuri Instagram hose ariko uzashaka izina ry'ikinyarwanda ritworohera umva ni ikinyarwanda nyine hari umuntu ushobora kuba yagukunze ashaka kujya kureba noneho yakandikamo kabona za umva wumve umuntu witwa nka Jacqueline abyandika ngo Jacques ngo Jacqueline cyangwa Claude ariko abo bantu bagira urukundo nshuti zanjye njye hari ibintu bimwe nagiyemo Ketchup baryanditse mu cyongereza abantu benshi barambura aho barikiriye mu kinyarwanda mana we bahise bambona rero dukundwa n'abantu b'ingeri zose ni igitekerezo hari n'abandi bantu njya mbona bafite ama YouTube bahaye amazina y'icyongereza ariko mu by'ukuri bakora mu kinyarwanda rero ugasanga hari nk'umuntu wamubonye ahantu rimwe avuze iryo zina riramugoye kuryandika wenda nta cyongereza azi
cyangwa se nta nyine arabyumva ko kubyandika ntabishoboye ugasanga abuze ukuntu akomeza kumukurikirana. Rero nimba uri umunyarwanda ukora ibintu ukorera abanyarwanda izo video n'ibiki, byaba byiza ko na channel yawe wayishyira mu izina ry'ikinyarwanda. Ni igitekerezo ntihagire uwo tubirwanira. oya icyo gitekerezo ndacyumva kuko kubera ko n'ibiganiro njya nkora mvangamo indimi abantu bamaze kumbwira ko ngomba kugerageza gukora ikinyarwanda. Oya. Ndaza kubikora. uye mbaza kugira ngo ngo twahuye bamba link yawe nagize ngo uri umusenegal cyangwa umusudani. Uretse mbanze mbabwire impamvu nisajije nkavuga gutyo ni ukubera abantu baba badukurikiye. Hari nk'umuntu ubyumva agashaka kubigira ubukwe, kandi mu by'ukuri iryo ni irembo ushaka kubigira ubukwe. Ndahira kubera iki? kandi ntangira mvuga ikinyarwanda. Uziko ntangira mvuga ikinyarwanda. Channel yisinyiriye kubera icyongereza. Yesu we ndazi ibyo bintu ndaza kubikora. Binsaba ngakurure ngashaka ahandi hantu ngakopiya noneho mbyumva. Ubundi turaziranye mu buzima busanzwe, ntabwo twamenyanye kubera YouTube. Turaziranye mu buzima busanzwe, twaraganira ibintu byinshi. Nzi neza ko hari ibintu byinshi agiye gukora bidasanzwe, kandi ni byiza ku muntu ubishoboye. Kuba hari ababikunda ariko kuvuga icyongereza, hari n'ababikunda ariko kuvuga ikinyarwanda. Kubivanga rimwe na rimwe ntacyo bitwaye kuko dukurikirwa n'abantu bumva izo ndimi zose. Ndaza kugerageza ikinyarwanda nyongera. Alright, ni burabyo turi kumwe na Ketchup tugiye kuganira uyu munsi ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye, ariko nyine zibanda kuri bya dukora turimo kutwigisha cyane. Ketchup twibutsa abantu yuko tuba turi kumwe na Sunlight. Yego pe? Turi kumwe na Sunlight? Turi kumwe na Sunlight ibafasha kuryoherwa hari ibintu ari ngiye kuvuga biteye isoni. Kuryoherwa n'ubuzima. Ikindi abamama mushaka ko gahunda yo mu gitandi baryohera kurushaho mu bagane, bafite ibintu byiza. Ikindi ku bantu bashaka kugabanya ibiro mu buryo butandukanye, haba mu nda cyangwa hose muri rusange baragufasha. Ibyo birandeba. Yego nashaka birakureba shari. Noneho kandi kanshimire n'abantu mwagiye mwabaganye kubera ngewe. Hari abantu babahamagaye barabwira ati Ketchup yaduhaye nimero, Ketchup turamukunda tukatubwira ibintu by'ukuri, nawe twizere ko ari ukuri. Uriya mubyeyi rero ibintu bye bimeze neza, mushimire nawe ubwe kuba yaranganye kandi azi ko akora ibintu bizima. Kambaye nimero ze muze kumuhamagara bihera uduti n'abagabo. 079 kanangiye nimero nyifate. Kadutangirana. Inda yanjye izagenda 078. Oya 079. 079. Kabiri. 0 gatatu. 6 gatandatu. 5 10. 10. Iyo ni Sunlight. Burabyira umushyitsi mu rugo kandi uwisange turaganira muri rusange, ariko ndaranze ikibazo cya mbere kuri wowe. Umuntu ugiye kujya gushaka, mbere yuko umuntu ashaka agira amagerageza menshi atandukanye. Ko twize kuganira arambwira ngo buriya iyo umuntu umusore atarafata umwanzuro amushyire mu mago, aba afite n'izindi branch, ngo ni ngombwa ko ufite izindi branch ku ruhande, kuko ngo mu gihe atabaseriye wahita uhita muri bandi maze kwiyimanira. Nibyo. Ntabwo umukinnyi, ntabwo ikipe yakinisha abakinnyi 11 bonyine bifite n'uso umukinnyi avunitse. Ifite n'abandi ku ruhande. Nge biterwa naho ubwo gahunda zanyu zigeze, kubera ko niba muri mwatangiye deja kuvuga kuri gahunda zo gushakana, no kuvuga ngo hari ahantu mugeze hatandukanye naho abo bandi urimo kuvuga mugeranye. Bose urera bari imwe. Gusi muraganira. Waba ufite umurongo w'abahungu 7 mufitanye gahunda yo kubana na 3 ni benshi, ariko uzibiriye ukuntu bisaba imbaraga. Romeka nkubaza, nk'ubu hari umukobwa ufite abahungu 3, bose bamwishyurira inzu, bose baramusura uko bashaka, bose bamubona uko bashaka, bose bamugaburira uko ashaka. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Hari ukuntu hari abantu, hari umuntu umwe rukumva ubuzi ko ahangaha niho ngomba gushyira imbaraga zanjye zose, ariko ugiye gusaba imbaraga zawe zose ngo ubundi nta nubwo uba ufite izo mbaraga zisigaye, kubera ko iyo wamaze kumenya ngo uyu nguyu niwe twabivuganyeho, umwiha wese stage ya nyuma. Ariko
ibanziriza nyine yanyu niwo siho se umbajije wambajije cyese niba numvise ikibazo nabi wambajije ngo iyo utarashaka uca mu magerageza menshi ariko iyo ugiye gushaka ngo uba ugomba kugira branches menshi oya iyo ugiye gushaka uba ugiye gushaka nyine uwo muntu mugiye gushakana niwe uba ugomba gushyiraho imbaraga zawe cyari kunganirwa n'icyo ngicyo wenda uko ikibazo nyukunda nari mfite nuko nashaka gucaho ngaho nari mvuze ngo uba waragize abantu benshi bagiye baba mu igerageza iyo ugiye gushaka noneho niyihe limite ushyira kuri ba bantu ku buryo imirongo ntarengwa kuri bo bagomba kukugiraho wowe nawe ugomba kugira ku bandi mutegereje status ku buryo bitabangamira umubano wanyu icyo ni ikibazo cyari ryari nyamukuru ariko mpita nibuka yuko ari igihe turi muri test turi benshi turi batatu turi bane akaba ari ageze kumva akantu ngo abakobwa ubundi ngagira aba boyfriend batatu byibura agira boyfriend akagira sheri akagira n'umuterankunga abaterankunga baba bakenewe mu bintu byose ariko hari igihe buriya nka fiance wari nawe muterankunga hari igihe ubibonera hamwe ari igihe bari byiza ariko noneho reka mubwize ukuri biba bimeze nka bya bindi twahoze tuvuga by'ukuntu usanga umuntu ari umukene muri famiye sibyo usanga babwira umwana ati nutarya vuba hamagara Patrick abyiriye sibyo ariko biri seri ugiye guhitamo umuntu wabanje kumesa kamwe byaba byiza aho kugira ngo uhemukiye mwana se ndora tudeprima oya iyo aguhemukiye uri umuntu uzi icyo ashaka ibyo bintu by'urukundo ubaye rushyize ku ruhande wabijya imyaka 20 ngahe ubu se ko hariho abana bavutse bakabura urukundo rw'ababyeyi bakabura n'urw'isi ubu ntibakuze sha bamwe tujya kubasaba n'abakira kandi rega ubigiyemo wumva azaguhemukira nyine ni hahandi n'ubundi udashyiramo imbaraga zawe zose kandi none ikintu gitangaje abo bana turabasaba n'abakire bakanaduha bafite n'imitima itanga aho ugasanga umuntu nta rukundo rw'uwo muhungu afite arabizi neza ko bitavamo bararekanye mu gitondo ngo wa undi nawe ngo uri hariya ngo ajye kumushyiraho ni wowe narakubwiye hari ibintu abantu twikururira nibura no gukundana n'abantu benshi ni ibintu twizanira bikatuzanira ibibazo cyane bikatuzanira umugisha cyane Barba afashe umwanzuro ahinduye status nyine nk'ibyo twadukomojeho n'inshuti ni ngombwa ngo zite zihinduka ako kanya hari ubundi iyo wafashe umwanzuro nyine ubwo tugeze aho wafashe umwanzuro hari ibintu bigomba guhita bihinduka wabyanga wabyemera kubera ko ubugiye mu kindi gice cy'ubuzima bwawe ni ukuvuga ngo niba ari babandi wari uvuze ngo ugomba kugira boyfriend sheri na fiance niba nyine wahisemo kubana na fiance wawe abo sheri nta n'impamvu yo kuvuga ngo mbahe ngo umurongo ngenderwaho ubundi bagendera kuri uwo murongo gute nta relationship mugomba nta busabane ugomba kuba ugirana nabo ariko communication ntago yacika burundu igomba nese ubundi ubwo mu mukivugana iki niba twavuganaga duteretana nkaba nshatse turavugana iki kindi twari duhuje business se twari duhuje ikibanza se twari dufite twaba tukivugana iki bafite cyane bazihuriye wenda aho ngaho kubera ko umwe ese ubu bizagenda gute Imana izabarinda abantu bose ukasabira abantu bahuje cano bakundana nimuzatandukana kuko nabonye bituma murabisenyura byose kabisa Imana ibakurambana kandi mwaravunitse nuko ariho imibanire yanyu yari yarakomereye akaba ariho igiye no naba no kuba mufatanyije wenda boutique nyine ushobora gutwara bimwe nawe agatwara ibindi mukanabara bigakunda ariko se kuri YouTube uratwara abahe basaba birinde gushinga cano ubwo urababwiye ngo abafatanyije cano bakora ebyiri just in case batandukanye oya abazifatanyije Imana ibarinde kuba batandukana ariko abatarazifatanya muzifatanure nakuzana cano iyo umuntu mutabana mu nzu
none se ubwo ntitwaba tugiye kubwira abantu ngo bajye bahora biteguye ko bazatandukana oya sha ariko usibye ko hari n'abo ubona bo ubwabo babizi ko babyiteguye bazatandukana abo ariko ngabo ni ukuri, ahubwo aribo badahuza cana. hari ibintu biba bikwiriye kuba isomo ku bakobwa. Umukobwa ugasanga afite nk'imitungo ye wenda mikeya ayivanze n'umuhungu udafite ikintu na kimwe sibyo, umuhungu wenda yiboneye undi mukobwa w'umukoranabushake araje bavanze ya indi yo wa mukobwa baragiye barabana basize wa mukobwa. Ugasanga umukobwa kubera urukundo rwinshi no kutiyakira abaye nk'umwewe, ibintu byose simukadi zirashyushye bigiye mu kirere azamuye amajipo, ugasanga amerewe nabi cyane. Mu gihe rero uwo muntu mutari abana ariko bari kumvuga ko na fiyanse yagutenguha, uba ukwiriye kuba umuntu ufite hano ahangaha ukareba kure. ndimo ndabaza Barbara ntago na si Barbara Barbara burabyo Barbara vuga burabyo cyangwa Barbara ikikoroheje Barbara Urabyo nshuti yanjye ubivuze vuba vuba n'ubunyama ibintu uvuze yewe ni kuvuga igihebe njya kwitonda ntabwo nongera tuganire kenshi reba urarijije umubyeyi w'abandi ni ukuri ntabwo nongera wiyenza ku bantu bakurikira ketchup so mumeze mute rero murakoze ntabwo nongera ngo abanze ahore ariko hari abo bijya binanira bakavuga ba nabwo nditaba twagiye pe narimo nakubaza ngo ntago umuntu mwakundanye akaba ex boyfriend wawe mu gihe atari we muhisemo kubana nkaba inshuti bisanzwe ukunda uranze ariko mukiba inshuti bisanzwe keretse abaye inshuti ya twembi wowe n'umugabo kubera ko ubwo ndimo ndashaka ahantu ikintu cyaba gisigaye namwegekamo wa mugani nkakibura kubera ko keretse ari umuntu kuko hari abantu beza pe hari abantu beza mu buzima busanzwe muba mwaramenyanye mugatandukana kubera ko atari uko mwanganye cyangwa umwe yakusereje undi ahubwo kubera ko mwembi babiri mubona bidakunda sibyo. Icyo gihe ngiye numva bibaye ngombwa ko nyine tugumana nk'inshuti, waba inshuti y'umuryango kubera ko simfite aho nakwegeka njyenyine keretse ubaye inshuti y'umuryango. umugabo wawe afite ex girlfriend we barakuranye mu bwana ariko ntibyakunda ko bahuza yaramupresence mugikundana ati mukobwa twarakundanye ariko nabonye imico ye cyangwa se ari mpamvu batumye tudahuza murakundanye murabanye agusabye ko aba inshuti y'umuryango noneho wowe n'umugabo wabyemera byo? Ubwo umuntu uko byagenda kose iyo muvuganye cyangwa ukamucishamo ijisho umenya uko ahagaze nk'umuntu ku giti cye. Ubwo nsanze rero karagiteri ye cyangwa imiterere uko ameze bigendanye n'imyumvire yanjye nyine dufite aho duhuriza nta kibazo, ariko se ubwo nabyifosinga nsanze hari aho tudahuriza. ndeka nkubwize ukuri rero ntabwo twaba inshuti haramu kwa Muislamu nyiza ubujajwe none se usanze ari umuntu muzima ari umuntu biramureba ntagenda ashaka ahandi ajya kuba muzima ntabwo mu rugo rwacu tumukeneye ego Rwanda ujya upanga surprise y'umugabo wawe nawe azatangamo ibitekerezo uzi ukuntu kera yakundaga ibi n'ibi uri igikize oya nanone oya ntekereza ko umuntu iyo twavuganye nyine nkumva nawe utangiye kuzana utuntu twango kera yakundaga ibi nkumva hari ahantu bizambangamira mu mibanire yanjye nawe nakwigizayo ariko numva nta hantu tubangamiranye tuganira nkumva ikiganiro kiragenda
hari ukuntu ushobora gufunga ijisho rimwe oya tukabana. ntibibaho. muzihe nyungu Eh? zihe nyungu Nakubwiye ngo hari ukuntu umuntu aba muzima nyine ukaba ubona mu bundi buzima mwabana, hari inama yakugira, hari simbizi, hari ubumenyi yakungura, ibintu nk'ibyo byakunda. Ariko kuza ngo kubera ko ngo mwamenyanye ngo tumenyane ako ngo umugabo ntabaho, si n'umunyarwanda wabikora. naranavuka oya ntibyakunda, ikintu gihari se mujye mwihangana, ngewe kutavugisha ukuri kuzuye byaminanira, ariko ntibyashoboka ko umugabo afite ubuhe bupfura bungana iki ngo aza kubwira ngo uriya ngo twarakundanye kera wakunda ushaka aba inshuti y'umuryango. ntabapfa. Ariko usibye ko ntabwo byabaho pe, ntabwo izo mbaraga yazibona, kuko ashobora kumva ibyo bintu abivuze akatavuga ati umugore wanjye atatekereza ibintu byinshi, atemva ko uyu muntu nubwo tutabanye ariko nshaka kumugumana hafi mu buzima bwanjye. Usibye ko ibyo bintu byaba ari n'ubusutwa pe. erega nanjye niyo mpamvu navuze ngo keretse abaye inshuti y'umuryango, nuko nzi ko si ibintu ni nka rimwe 0.001% kugira ngo bikunde bibeho ko ngo umu ex umwe muri mwe ngo aba inshuti y'umuryango. Wenda uzi ikintu nemera, kereka ahubwo abaye inshuti y'umuryango ariko umugabo cyangwa umugore ataramenye ko umuntu mwakundanye, aho birashoboka. nanone ariko menye ko iyo nshuti y'umuryango dufitanye nigeze kugira naho imibanire imeze kandi gutya, akaba ari inshuti y'umuryango. noneho ahubwo aho ngaho niho haba ikibazo. menye ngo abantu barakundanye wenda baranabyara umwana yitaba Imana. yes, iki ngiki kiri guseka kandi ibintu bandiseri. ibintu uvuze bishobora kuba byarabaye, nta kuntu waba ubitekereje gutya. Ni ukuri kw'Imana we mujye mureka tuvuga biba bibaho. nta kuntu waba utekereje scenario imeze gutyo. wenda barabyaye umwana yitaba Imana, arangije barabihisha birabiringitanya ubundi mpaka ushobora no gusanga mu kwitaba Imana k'uwo mwana byaratumye batanakomezanya bikarangira, noneho bakaguma ari abashuti, ukazasanga uwo mugore yarashatse cyangwa se uwo mugabo ugasanga agumye hafi y'umuryango ariko nyuma nkazajya kumenya ngo nyuma ukazamenya ngo ni papa wa nyakwigendera umwana w'umugore wawe. ayiwe ni mama wa nyakwigendera umugabo wawe. iyo yaba ari kesi ikomeye cyane, ariko ubuzima tubamo buriya ntabwo buvuga byose, ariko hari abantu baba babayeho muri ubwo buzima. buriya nubona filime nubwo atari ubuzima bwawe bakinnye wowe uri kuyireba, hari undi baba bakeneye ubuzima bwe. Amasaha umugabo wawe aba ari mu kazi, uwo munsi ntiyakoze, ugiye kubona ubona aperi ya ex girlfriend we, wakwitwara gute? namufasha ko oya nakuyijugunya, wayijugunya nanone ukibaza yamushakiraga iki. namwe itaba sha umwana ubanza gushaka kira speak nk'undi mwana yakubuze atayinwangamo ni intambara yayishyiramo n'indi. bamara kuvugana niwe ni kandi urasabwa kumuvugisha uko usanzwe umuvugisha, ntumwe ngo urahuze, ntumwe ngo uri mu rugo, ujya muvuga ngo uri kuri loudspeaker, utavuga ati kaveho uruhu gatsindwa. aya sha ariko byaba ari bibi we. gusa ushobora no gusanga dutekereza ko ashaka kumuhamagara wenda uwo mugabo nta kazi afite agiye nko kumurangira akazi, sibyo? ushobora gusanga nk'umugabo yambwiye ati nta kazi mfite, ariko yaba ari umukomisiyoneri w'akazi. usibye ko kamubwiza ukuri, urukundo buriya ni ubweho. uzi ko ushaka kuba ubizi neza ko ari kumurangira akazi, wenda uwo mu ex wiwe afite na famiye akakamurangira bakamara no kuvugana, shahu ugashwana n'umugabo wawe kamubwira uti gute ajya kumenya ko nta kazi ufite, gute ajya kumenya ibibazo byawe, bikarangira yarangiza umugabo akagenda mu kazi kakanacamo akajya akora, akaza yakubwira ngo akazi ukatumubwira wari kumwe na wa mugore wawe. ariko ubundi abantu babana bakagombye nyine kwirinda. Ntekereza ko abantu bajya kubana already bazi ibibangamiye mugenzi, ni ukuvuga ngo mba nzi ibibangamiye umugabo wanjye n'umugabo wanjye abazi ibimbangamiye. niba azi ko kuba nabona iyo call y'umu ex byambangamira yakagombye kubyirinda. nimba nzi ko
kubona call y'umu ex wanjye byamubangamira mba ngomba kubyirinda. Ubundi ikibazo kiza zirinda ute noneho nye duhere cya gihe ukimara icya gushaka uramuga mubwiye ati ibyanjye nawe byararangiye mfite urundi rugo ntuzongere kumpamagara sibira nimero yanjye. ubwo ni ngombwa nzu ni ngombwa ko wamugana njya kwisobanura. Ubundi iyo communication keretse cyokora hari abantu nyine bumva batinza, hari umuntu wima communication ariko we ukagira ngo baramugukunda zirambaraga umuntu agiye azikoresha nko mu kazi cyangwa yatera imbere, ariko nyine ukabona umuntu kabisa arahozaho yanga kumva ahamagara rimwe ntumufashe, kabiri gatatu kane gatanu. Suzi abantu bajya bandika ama message, hello chwe bitese chwe long time chwe imyaka myinshi chwe umeze neza chwe ariko urasa neza chwe agakomeza nyine akura gutyo. Ariko icyo gihe tuvuge wenda niba ari umugabo wanjye azi ko bimbangamira nguye kuri izo message, izo subwo nazigiraho ikibazo kuko ikigaragara cyo nuwo yanga gusubiza wanze kumva. Ariko niba nyine muzi ko uko mubanye mugenzi wawe byanga ni ukubyirinda. Kubyirinda rero ni gute? Nyine ni ugukatinga iyo ni ugukuraho ubwo buryo bwo kuvugana n'abandi wari ufite, aho mwahuriraga hagahinduka ibyo mwavuganaga bigaceceka, ibyo mwahurizagaho bikarangira, ugakomeza ubuzima bwawe nyine nk'ubwo wiyemeje. Umva urugo rushobora kuba ruca umuntu ku bantu. None se abantu bose muvugana murateretana? Abakobwa bose muvugana murateretana? Shana rahise baranashize burundu. Ntabwo ari uguca ku bantu, ntabwo ari uguca ku bantu, ni uguca ku bantu kurwara ihungabana badafite icyo bakongera mu rugo rwawe. ariko Rome uziko hari n'umuntu muba muziranye mutarakundanye mutanakundana, ariko ugasanga nk'umugabo wawe biramujena kuba uwo muntu muvugana cyangwa muziranye, kubwo rero kuko urugo buriya famiye ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu bitangira imiryango ariko ntabwo turabona abantu bitangira inshuti cyangwa ngo abantu bamenyanye nawe. Rero ukitangira umuryango ukarekura uwo muntu akagenda, kuko uba ubizi nubwo akubuza azabona undi muntu ugusimbura. Ariko se ugiye kuri uwo muntu wabona umuntu usimbura umugabo n'abana n'abandi bantu bose? N'ibyo mumaze kubakana n'ibyo mumaze kubakana n'ibiki byose. Hari igihe rero uba ufite nk'inshuti y'umukobwa igira amagambo menshi adafite epfo na ruguru, itamenya igihe igomba kuvuga, n'umugabo akakubwira ati rero njyewe rwose mbona udakwiriye kuba uri kumwe n'uriya muntu kubera icyo arabona nyine nukomeza kururukana nawe ejo bundi uzamunanira. Kandi bibaho pe, hari abantu bagira inshuti mbi zikabahindura, bikaba ngombwa ko uwo muntu umusezerera. Tureke n'aba ex ariko baragowe man, nibo bantu ba mbere bavugwaho ibintu bibi byose. Wabonye akantu abantu bapostinze ngo ari ukugira ngo usubirane na ex wawe, ngo no kugira ngo baguhe umufuka w'amakara, wahitamo iki? Ni ukuri kw'Imana. Umukobwa ukina filime yaramubajije ngo aho gusubirana na wa muhungu ngo no kugira ngo ibintu byose yagezeho ubigure wahitamo iki? Ati nabibura. Si wumva icyo kintu? Ibaze hari igihe usanga umuntu yaramubabaje, hari n'igihe usanga hari ukuntu umuntu agufungura amaso ariko mu buryo bubi. Ukumva ruswa n'umufuka w'amakara cyangwa igikombe ngo cyavuyemo mayoneze. Ni ukuri izina ni ibintu mbona abantu baba bapostinze. Uzi icyo ngicyo maze nk'imyaka 7 nyizi, oya 7-5 ngo igikombe ariko cya kindi cya citro kimeneka basi ku buryo bakinyweramo smooth. Uravuga iki cya plastic bashyira mu munyu ngo shayibaze ceke ngo nyine bagereranyaga ex boyfriend kumwe na kiriya gikombe rero abenshi bagihisemo ko wakibikamo umunyu. Ari inshuti yo mu bwana ubumva utarekura nyine ubwo inshuti mu mivugana iby'ibisazi nta bya danje meze bito wamurezi we mwarakuranye ari umuhungu wowe uri umudamu meze bito wamusko we ni fresh ndabona meze neza ati we boss agufashe neza agatana kuguhamagara nka za video call anytime ataguteguje n'ibiki byose. Uwo ngo yagira ukubangama muri relationship yawe n'umugabo. Umugabo aramutse akubwira ati uyu muntu njye yaranjena, kuko wowe mamusanga ngo wowe bamva atakujena, ariko umugabo akubwiye ko akujena. Ni byiza ko inshuti yawe yibwiye uti rero umugabo wanjye ntabwo yumva ubucuti bwanjye nawe, sibyo? Byari byiza kubana nawe. Byari byiza kubana nawe, mwakoze kwitabira, ariko nyonga. Umuntu w'umusore ahamagara cyangwa umuntu umugore w'abandi video call ati
video call oya ko umugabo w'abandi ahamagara umugore w'abandi kuri video call ndabaza ku mpande zombi hose ubwabo uhamagara umugore w'abandi kuri video call umubaza iki ko yagiye ngo ihamagara iyo reka nkubwize ukuri wansobanura ibintu ari kumwereka kuri video niwumva ibyo bintu wumva kubera iki rero hari igihe ushaka gusanga undi muntu afite ibindi agenderaho urugero nk'ukuntu navuze ko njye nta muntu wapfa kumuberera umugabo nk'uhobera igiti abantu bakumva nawe ukumva ko ari utuntu tworoheje ntarahumuka ubu ndi kubona ahubwo n'umuntu umusuka azibeshya mu mese mu mutwe yego nyirimo gitare cy'amahanga asukwa n'umugabo se abagabo nibo bafashe amasoko yo gusuka zino bagabo badukoreye agacira n'inzara abagore bacu bagabo duhaguruke nanjye ni umugabo unkorera inzara wabyumvishe bagabo abagore bacu no muri soro bagiye kuzajya bahora babagira twese ko tutarira ko baboza mu mutwe ariko se kandi noneho barakoza ukirefreshinga si wumva none wowe ko bikugwa neza kubera iki wumva ko madamu wawe batamwoza mu mutwe ayozwamo n'umugabo gusa reka nkubwire rero yanshyigikiye amafuti aho oya kankubwire ikintu kibi kiriho sibyo n'umuntu muba mudakunda kuvugana akifata akapfa kuguhamagara kuri WhatsApp kuri video call ntazi ngo uraryamye ntazi ngo urahehe oya ntazi ngo uri mu rugo cyane uri mu rugo ntazi uburyo urimo mbega noneho hakaba n'undi muntu muba musazwe muvugana kuri video call mutazi no gukoresha ubundi buryo uwo muntu ntabwo ari ukuvuga ngo baba baramwakiriye ni uko uwo muntu niba nawe uguhamagaye video call ukitaba uri kumwe n'umugabo wawe ni uko uba uzi ko uwo muntu nta bindi bintu birenze ariko hakaba na wa wundi widumbukiza nk'umuntu ni inshuro ya mbere mugiye kuvugana kuri WhatsApp hari uwo nabonye ngewe w'inshuti yanjye ujya umuhamagara kuri WhatsApp kandi aba mu Rwanda oya naramubwiye nese shu kuko unda kumuhamagara kuri WhatsApp uri mu Rwanda ubu nujyanze nzagukira ahita abicika oya n'isindi zimufata akaba afashe wifi akoresheje wifi y'abantu iwabo bagira wifi rero apfa nyine guhamagara kubera aba yumva nyine muri bwumvikane neza noneho ntarabimenyera ndamubwira ariko se ubu ubaye iki turi mu gihugu kimwe ariko ni ukuri bijya bibisomo ku bantu mwandikira abantu wenda mutaziranye nabo cyangwa munaziranye nabo ntukifate guhita uhamagara umuntu video call gutyo gusa ushobora no kumuteza ibibazo mu gihe we ari umwere bura dufite inkono yitwa urukundo ni ibihe birungo umuntu yayishyiramo ku buryo uwuyigaburiye azajya ahora anyotewe afite inzara yo kurya kuri ya nkono yitwa urukundo icya mbere nge uko mbyumva ntabwo ndi umu expert mu by'urukundo ariko uko mbyumva ni uko hari abantu babanye muri ubu buryo abantu babanye kubw'urukundo abo ni aba mbere abandi bakabana kubw'inshingano abo ni aba kabiri abandi bakabana kubwo kubura uko bagira ubundi uko niko abantu tubana hari abantu babana kubera ubwoba nyine no kubura uko bagira dutandukanye nanjye ngo jye baba we ngo ubu twatandukana ngo narya gute ngo ubu ngo nakishyurira ngo nyirinziki ngo mbabarira ngo kijya kigenda gitaye yego mana we hari abantu babanye gutyo Imana iborohereza uyu mwaka ntuzarangire muri ubwo buzima kabone ngo wagenda ukaba muri chambrette we n'abawe ariko mu mahoro mubane mukundanya pana kubana kubera gutinya gufata inshingano wenyine natansubiza nge rero ukuntu mbyumva ni uko uwo muri kumwe mu rukundo nyine muba mugomba kumenyana hari ibintu biba bimwuzuriza tubifate nka konti sibyo kuri banki kugira ngo ujyemo amafaranga buriya ni uko uba wayashyizemo sibyo noneho mugenzi wawe umufate nka konti nyine uba uzi ibimwuzuza uba uzi ibimuvoma mu rukundo rero ibintu ntekereza ko byakafashije kugira ngo mubane neza nyine mu rukundo ni uko umenya ngo uyu tubana akunda iki iyo bigenze gutya aba yishimye iyo bigenze gutya yumva akunzwe iyo bigenze gutya yumva akunzwe akaba ari ibyo nkora kubera ko ngiye kubivuga mu buryo rusange naba mbaye nk'aba bashangazi baza muri za bridal shower bakavuga ngo
ngo ujye ubyuka saa kumi, ngo ugomba kubyuka saa kumi ugatega agatogo ugashyushya amazi kandi wenda ntarya agatogo, ntabyuka saa kumi, yibyukira saa sita z'amanywa, ntiyoga amazi ashyushye cyangwa ntiyoga. kagabo ni akanuka. Aranyagirwa kuva ko yoza. Urumva rero niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo ugomba kumenya umuntu mubana, Yego. ukamenya umushimisha, ukamenya ibimwubaka, ukamenya nyine ibikomeza urukundo rwawe nawe, akaba ari ibyo ukora nawe bikaba bityo. Kuko ngiye kuvuga ngo urumva rero ngo uramenye ngo umuntu ngo kugira ngo mwereke ko umukunda, ngo ugomba kujya ngo atunguka mu muryango ukamukuramo inkweto, ukamukuramo ikote, Yabanutse ibirenge. atambara inkweto se Cyanutse ibirenge. Cyangwa- Urwara nka senezite ukajya wirirwa cyangwa atava mu nzu, akazi kari mu nzu, Yego. najya musanga aho yicaye nkamukuramo izo nkweto, cyangwa akamubwira ngo sohoka ngukuremo inkweto winjire. Niko bambwiye. cyangwa akora ijoro ataha saa sita Yego. z'amanywa, sinajya ntegereza ko abyuka. Hari ibintu biba bitari practical, ariko nyine iyo wamenye mugenzi wawe ibimushimisha, ibyo akunda, nibyo uba ugomba gukora. bivuze ngo izisenyuka cyangwa se inkundo zidakomeza nuko abantu baba bataziranye. Hari icyo ngicyo, hari no kuba uzi mugenzi wawe ariko ukirengagiza ibyo akunda. Kuko nk'uko mwari mubivuze, hari ababana kubera urukundo, hari ababana kubera nta kundi, hari ababana kubera wenda yanteye inda nta kundi, nibe tugomba kubana, sibyo? Icyo gihe iyo nzi ngo mugenzi wanjye tubanye ku bw'izo mpamvu, nta n'imbaraga mba mbifiteho. Icyambere nuko wa mwana twabyaranye arimo ararya nta kundi, ubwo nyine nuko tubanyeho. Ariko iyo twabanye kubera ko twashimanye, twahisemo kubana, ntekereza ko rwose nyine haba za exception, hari za cases nyine. Niyo hari umudamu ufite YouTube channel niwe yitwa Johnny Jelly Mugwiza, yigeze kuvuga ngo nigeze kumva avuga ngo hari umugabo ngo ni wamusongera ubugari bwa Nidoni ari ibiki ngo yagenda, ibintu nk'ibyo nyine. Hari umuntu ukora iyo bwabaga, ugakora ibyo ukunda ariko bikanga, icyo gihe nyine bikarangira mutandukanye. Yego, Birashoboka. hari umuntu udashobotse, oya, hari umuntu udashobotse pe kubana nawe nyine, wowe ego okay. Ubwo umuntu nkawe rero biba bigoye. Umuntu nkawe niba nzi ko ukunda ibi ngibi nkaba narabikoze bikanga, none se niyahure niyice? Ubwo nyine cyangwa nkwice. Asa ari abantu babana kubera imyumvire ipfuye, akumva ko niba mutabashije kubana mu mahoro cyangwa mutandukanye ari bukwambura ubuzima. Si tujya tubyumva se ngo umugore yica umugabo cyangwa umugabo yica umugore? Ariko shabu bari bibi mana yanjye. Ese umuntu abatekereza kuri abo bana mwabyaye, cyangwa ngo utekereze ku bandi bantu muri rusange bazabyumva ngo umugabo yisha umugore babanye imyaka 20? Urumva icyo kintu uhita uvuga uti ego mana. no mu buzima busanzwe aba nta mutima yari afite. Yego, n'ubundi nuko umuntu aba afite ikintu ari ukuntu wibeshya ku muntu kandi mukarinda mubana n'iyo myaka igashira ukimwibeshyaho. Akuntu umuntu akwihishamo. Hari umuntu nibyo ngiye, hari umuntu ukwihishamo. Oya, hari n'utakwihishamo ukanamumenya ariko ugahitamo kubana. Hari abantu bakururwa, niba navuga ngo bakururwa n'ibibi, simbizi nyine, akaba bizi ko uyu muntu ntabwo ashobotse, uyu muntu imico ye ntiduhuje, uyu muntu arakazwa n'ubusa, arandakaza, ntanyumva, simwumva, ariko kubana nawe kurenze. Ubundi rega kwiyahura si ukujya hariya ku nkunda amahoro ukahananuka. Hari uburyo abantu biyahura bari nyine mu buzima bwabo, bakabaho nyine ugasanga ntabwo ariho, nubwo umubona ariko ni ikintu kiri aho ngaho gutya gusa, kubera harimo nyine kuvuga uti basi reka mbe ndi kumwe nawe kugira ngo naho ndyama cyangwa icyo ndyama, kambe ndi kumwe nawe gutya, ariko ugasanga uwo ngo muri kumwe we ari kumva n'uwanga kugenda ku cyiza azanakwambura ubuzima. Rero shamana, ntago nishimira kumva umuntu wasenye, nta nubwo mbikunda, nta n'uwo mbyifuriza, ariko iyo ubona umuntu ashobora cyonyine kuba yakwambura ubuzima, ujye urekura byose, kuko ibintu ntibishakwa, kuko nibyo bituma mutavayo twarabamenye,
ugasanga uri kubara imitungo itari iyawe pe. washakaga kuririra Dubai. Ngo arashaka kurira Dubai ngo bimeze gutya na gutya pe. Jya wihangana ubireke ugende. Aramukubita ijisho yarimena bakamuha akavakansi i Paris. Ndanyumve. aho kurira ku igare narira muri vewiti. Mbanze nkubaze ukajya aho mu Bufaransa ukajya uharebesha ijisho rimwe ukajya ari ibintu bigucika nshuti yanjye. Ubu umeze ngo akakuvuna akaguru bakakujyana Dubai. none ugasanga umuntu ukubajije akanura kabonye mu Bufaransa hoya kandi kaciye muri rya jisho. Ariko ni ukuri abantu bubatse Imana irabakunda, mujye musabira ingo zanyu, mujye musaba Imana binagende neza. Ni ukuri. Dusatira umusozo, hari umugabo ugutuka ugoza kunyecya gutuka, hari umugabo ugucyurira, hari n'umugabo utavuga, wa wundi ukora amakosa we ku giti cye ukamubwira acecetse. Nawe ubwawe wakora amakosa ukabibona nyine ko yabibonye n'iki byose ariko ntavuga agaceceka nyine nta gikintu kimwe gusubiza kuri communication yanyu bigoye. Ugoye kubana nawe no uhe muri abo batatu? Ugoye kubana nawe bose ntibagoye, ariko ucecetse arakanyagwa. ku buryo uguheza kunyecya gutuka kuko buriya rega iyo bavuga domestic violence ntabwo baba bavuga inkoni n'imigeri. Hari umugore uri muri ruriya rugo bahura babwira ntacyo wakwigezaho, ntacyo uri cyo, wese ubundi ubona usohotse hano wabaho ute, abana bawe nta nubwo bakagombye kukumva, ntabwo uri umumama muzima. Izo si inkoni. Ibyo nabyo byangora ngiye kubana nabyo, cyangwa kukubwira ngo kujya unyurira nabamenye ikirahure ugahita ngo ubwo uraje ngo ibintu byose warabimennye mu rugo natinda gutaha ngo ubwo ngubwo ngo urananiranye ubaye nk'abandi yo. Cyangwa se mu nshingano zikureba mu rugo ukora buri munsi zikagenda neza, umunsi umwe hakicamo kamwe. Ariko ubu ngubu uri hehe ibintu ubu wabire kandi atajya gushimira igihe wabikoze neza. Ariko reka nkubwize ukuri, umuntu uvuga ntabwo anganya n'umuntu uceceka. Uzi ko umuntu uceceka ashobora kugutera umujinya ushaka gutuma wowe ukora ibintu bibi cyane ku ruhande kuri wowe kuceceka kwiwe. Umuntu uvuga nubwo nawe aba arimo kukwica ariko arabisohora ukamenya ibyo ari byo. Ariko uceceka we arakwica akakwica nyine atavuze, ku buryo umuntu wese ukubonye nimubisha ibyanyabona wowe warasaze kuko we ntavuga. Ati mubazi nigize ngutuka hoye, nigize ngugira gute hoye. Urugo ni rwiza, washishikariza umuntu kurujyamo cyangwa waba nka babandi bavuga ni biraryoha kubaho udafite umugabo? Ndabibona cyane muri bwo buzima buryoha kubaho nta mugabo. Well, ari byo wahisemo, ariyo mahitamo kuko hari abantu baba baravuze ngo njye sinzigera nshaka, amahitamo ye. Ariko urugo rwiza ruraryoha. Ariko urugo rwiza ruraryoha pe. Ndumva twasoreza ahangaha, nkabashimira cyane ku mwanya wanyu n'ikiganiro dukoze uyu munsi. Ubwo wigiyemo yize nutize nawe ubwo nibyo ngibyo tugeze umwanya wa commentaire z'abantu tugure ko babyumva. Mbashimira cyane babyeyi, amara Imana akomeze bane nawe. Amina. Burabyo nongera abwira abantu cano ye mugende murebe ibiganiro bye mu musapotinge. Ni umubyeyi uzi ubwenge, afite umwana w'umuhungu uzi ubwenge. Uwo mwana oya ni mutoya gaceza. Oya impamvu mbivuze ni uko kuri TikTok iwe habaho n'umwana. Rero kumureba ni byinshi. Ari igihe ureba umubyeyi utunakorana n'umwana we ukahita ubona nawe hari utwo ukwiriye kwiga n'abana bawe. Chano ni umva pod talk. Ubwo kuri abantu twahoze tuvuga byagora kwandika ni pod pa na o na da na ta. Uwamaze kwandika ibyo ngibyo ibindi bita byizana. Umva ni mu Kinyarwanda nyine umva kumva. Umva pod talk
ku mbuga zo TikTok, Instagram na ubwo nyine na YouTube. Murakoze. Reka mbashimire cyane. Murakoze.